twongere rero tubahe ikaze mwese mukunda gutega amatwi ndetse no gukurikirana ibiganiro neza One TV ibategurira umunsi ku wundi. Miss Rwanda ishobora kutaba muri mwaka 2021 ikamba rikagumana Nishimwe Naomie nkuko byabaye kuri Bahati Grace. Kuva mu Rwanda hatangira Miss Rwanda mu mwaka 2009 ku mugaragaro, Miss wahagarariye abandi mu Rwanda mu mwaka 2009 ari wabaye Miss w'u Rwanda Bahati Grace. Nyuma ye haje gukurikiraho uwo twakwita Aurore. Imyaka 2 ishize nibwo Miss Aurore yaje gusimbura Bahati Grace. Bahati Grace wagiye mu mwaka 2009 ndetse amaraho undi mwaka 2010 ubwo Miss Rwanda itongeraga ngibe batore usimbura Bahati Grace. Ibyo byaje gutuma mwaka 2011 nabwo umwaka waje kurangira nta Miss towe ngasimbure Bahati Grace. Bahati Grace yaje kwinubira ndetse akomeza no kubura amahirwe ye ndetse n'ibyo yashakaga kugeraho. Bahati Grace yaje kwerekeza mu Leta Zunze za Amerika aho yagiye kwiga ndetse no gushaka y'ubuzima. Ubwo mu mwaka 2012 amategeko n'amabwiriza ya Miss Rwanda yaje guhinduka ubwo abayoboraga Miss Rwanda baje gutanga intebe. Miss Rwanda yegukanwa n'abandi bayiteguraga. Miss Rwanda yaje kubona abayitegura bashyashya, ari nabwo na Bank yaje kwinjiramo kugira ngo ikomeze ifatanye na Miss Rwanda. Tuvuye mu mwaka 2009 kugeza mu 2012 aho Bahati Grace yayoboye Miss Rwanda mu myaka isaga 2 yose, mu mwaka 2020 ndetse no mu mwaka 2021 amateka ashobora guhinduka akongera agasubira inyuma nk'uko byahoze. Mu mwaka 2009 kugeza mu 2012 aho Miss w'u Rwanda ubu ngubu uriho Nishimwe Naomie ashobora gukomeza akambara ikamba kugeza muri 2021. Dukomeje Miss Rwanda muri 2020 aho amateka nabwo ya Miss Rwanda yaje guhindukaho, aho Bank yaje kuvanamo intebe yayo ndetse yegukanwa na MTN. Nubwo yamenagamo amafaranga kugira ngo ikomeze iyobore Miss Rwanda. Kuva mu mwaka 2020 MTN kinjiramo hinjiyemo n'undi mukandida mushyashya ari we Nishimwe Naomie waje winjira muri Miss Rwanda. Ko Miss Nishimwe Naomie yaje kuvugwaho byinshi, aho umuyobozi mukuru wa MTN yagaragaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko ashigikiye Nishimwe Naomie kandi MTN ariyo itera inkunga Miss Rwanda 2020, aho abatuye u Rwanda miliyoni 11 zirenga batishimiye igikorwa cya MTN ndetse no kugaragaza amarangamutima yabo ku mbuga nkoranyambaga ko baba bashigikiye Miss Nishimwe Naomie. Ibyo byateye abandi bakobwa bahanganaga na Nishimwe Naomie kumva ko ibyabo birangiye, ko Nishimwe Naomie ababanye uwa mbere kandi ko MTN imushigikiye. Ibyo abayobozi ba MTN nibabivuzeho rumwe, dore ko bahakanye bivuye inyuma ko badashigikiye Nishimwe Naomie nk'umwihariko, ahubwo babashigikiye bose. Ariko kubw'umwihariko w'umuyobozi wabo ari we wenyine ufana Miss Nishimwe Naomie nk'uko buri muntu wese yemerewe gufana uwo ashaka. Ariko ibyagaragaraga nuko Miss Nishimwe Naomie yari n'umukozi wa MTN, akaba yari ambasaderi wa MTN. Ibyo byahise bituma abantu benshi rero bibaza kuri Nishimwe Naomie, ndetse ku mbuga nkoranyambaga amakuru agenda asesekara avuga ko Nishimwe Naomie agomba kuba Miss byanga byakunda, dore ko no ku munsi wa nyuma kwitorwa rya Nishimwe Naomie aho byaje kugera ku masaha 3 Nishimwe Naomie yegukana ikamba rya Miss w'u Rwanda. Nyuma yaho Nishimwe Naomie nanone imvugo ikomeza kuba rumomo, aho Miss Nishimwe Naomie yaganiraga n'itangazamakuru. Ntabwo abanyamakuru muri rusange bishimiye iganira rye ndetse nibishimiye n'amagambo yababwiraga, aho bigaragara ko Miss Nishimwe Naomie ndetse na MTN yarahagarariye ubwabo hari harimo akantu nubwo bose babihakanaga. Tuvuye kuri Nishimwe Naomie nyuma yo gutorwa, dore ko muri uyu mwaka 2020 Miss Nishimwe Naomie ibikorwa bye yateganyaga gukora tabashije gukunda nk'uko yabiteganyaga bitewe n'icyorezo cya COVID-19 abenshi bita coronavirus, kikaba cyarahinduye amateka y'u Rwanda ndetse no muri Miss Rwanda bigeramo, aho Nishimwe Naomie kugeza ubu ngubu ari ufite ikamba rya Miss w'u Rwanda. Ishobora kuzaba nk'uko byabaye kuri Bahati Grace mu mwaka utaha wa 2021 Nishimwe Naomie akagumana ikamba nk'uko arifite ubu ngubu. Amakuru tutazi neza tudafitiye gihamya ndetse amakuru akomeza avuga ku mbuga nkoranyambaga nuko Miss Nishimwe Naomie watowe kuyobora kuba Miss w'u Rwanda 2020
ko umwaka utaha nta wundi mu Miss ushobora kumusimbura, aho Miss Nishimwe Naomie ashobora kongera kuba Miss w'u Rwanda 2021. Ese wakibaza ibyo yagenerwaga ndetse n'ibyo ahabwa ubu ngubu, nimba mu mwaka utaha azakomeza kubihabwa nk'uko yabihabwaga? Amakuru dukesha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nuko na Miss wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemejwe ko agomba gukomeza kuyobora ndetse no kuba Miss mu mwaka utaha wa 2021. Bishobora no kuba kuri Miss w'u Rwanda muri 2021 akongera akaguma n'ikamba nk'uko aryambaye ubu. Mwakoze mwese twabanye mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID ndetse no gusengera isi muri rusange kugira ngo iki cyorezo kigende burundu, abakozi bagaruke mu kazi ndetse n'abandi babone akazi n'ubushomeri bugabanyuke.